rero iyi force ya FDLR iri hakurya hariya uko ikibazo dufitanye nayo ntabwo ari ikibazo cy'imibare myinshi, ntabwo ari ikibazo cya numbers, no hatazagira uwibeshya, ntabwo ari ikibazo cy'imibare. Numbers ntabwo ariyo issue, ntabwo ariyo threat ikomeye cyane. Threat ikomeye cyane menace tuyibonamo ni ingengabitekerezo ya jenoside. Buriya niyo niko quantify, ni nako tubara threat. Ni ingengabitekerezo ya jenoside niyo threat ikomeye cyane tubona. Ntabwo ari imibare, ntabwo ari numbers. Na bora yabyivugiye ati bariya ntaho bazagera, ibyo kurwana nabyo ntabyo bashoboye. Nabyo bindi by'iminota 5 hano ndanabisubiramo n'uyu munsi ntayo bamara hano. Ariko mwibuke ko ingengabitekerezo ya jenoside itangira mu mpera ya za 50 yatangiwe n'abantu b'intiti bakeya cyane. Dr. Bizimana agomba kuba wabazi kuko ubushakashatsi bwe n'abavuga jabona abo njya numva bavuga n'abitwa bagitera n'abandi, ariko mumenye ko abatangiye ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo ari abanyarwanda bose, no, ntabwo ari kuvuga mu Rwanda bose abanyarwanda bangahe ngo barahagurutse. Ni intiti, ni abantu bake cyane bashobora kuba batari bageze n'icumi. None se niba muri 59 abantu 10 barubatse ingengabitekerezo ya jenoside, nyuma y'imyaka 30 hagapfa miliyoni, bakica miliyoni, ubwo iyo wagiye baranga ni threat ntoya. Ntabwo ari threat ntoya, twebwe niko tubara threat nuko tuyibona. Ntabwo bavuga ngo FDLR iri hariya ifite ingengabitekerezo ya jenoside yamaze no kwikwiza muri Kongo, aho igiriyeyo nta kindi yakoze no kwikwiza muri Kongo. Tuhana imbibi hano hanyuma ukavuga ngo ntabwo ari threat. No, ni threat ikomeye cyane. Bari abatangiye CDR minister yatubwiye abayitangiriye hano muri University ya Nyakinama bari abarimu wenda batageze 10, ariko CDR icyo yakoze mu gihugu mwarakibonye. Niba baratangiriye agatekerezo muri University ya Nyakinama, CDR yari yubatse ku rwego rw'igihugu guhera hejuru kugera kuri serire hasi, ari nako umutwe w'intera hamwe wayo wubatse kugera hasi. Niyo mpamvu mu mezi 3 hapfuye miliyoni y'abantu, ariko bitangiwe CDR itangiwe n'agatsiko k'abantu bake cyane. Rero iyo tuvuga FDLR ntabwo twebwe nambaza arizo tuvuga ibitekerezo byayo, tuvuga ibitekerezo uko itekereza. Bari abayobozi bayo bari hari abakuru bari abagiye bapfa bamudacumura bande, ariko n'abahari bitwa ba gasopo yamuremye, abari bitwa ba ntawunguka Pacifique uyita Omega. Bari ntabwo ari kuvuga ko batazi icyo bakora, no, abatazi icyo bakora wenda bafashwe bugwate ni n'ururiya rubyiruko rwavukiye hariya rw'abarwanyi batoye, ariko bari kuri leadership yabo icyo bakora barakiza, Jewe mu 2009 igihe cya operation umoja wetu mvuza yavuze Colonel Bora, nafashe telefone mpamagara Omega, ariwe Colonel, ariwe ntawunguka Pacifique, ari uyobora FDLR ubwo. Ndamuhamagara ndi Gisenyi, ndamubwira Pacifique uri umupilot wigiye piloting mu Bufaransa, ntabwo urinjije, uri umunyabwenge. Iyo ntambara urwana yo kumara abantu wumva uzayitsinda. Abandi ko batashye barwarakabije, ba General Jerome batashye, ba General Murenzi batashye, wowe watashye kuki udataha? Ushaka kuzagwa muri ayo mashyamba? Aranyibwira ati mo General, reka mubwize ukuri,
nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukiri rumwe. Ndamubwira rero ntawunguka, nta Rwanda uzigera ugeramo, uzagomba neza. Urumva bari ariko batekereza. Iyo tuvuga sereti ya FDLR n'abayifasha tukabikorofaringa nka sereti, ni ibyo ngibyo tuba tuvuga. Ntabwo u Rwanda rwaba rwaragize experience isa nayo guhera 59 intiti 10 zitarenze zikubaka ideology ya genocide zifashijwe n'abandi, nyuma y'imyaka 30 zigatsemba abantu miliyoni, ukavuga ngo the same people bari hakurya ahangaha bafite the same ideology, ngo ntabwo ari sereti. Waba wibeshye. Nubwo yaba ari umuntu umwe ufite iyo ideology, ntabwo bakwiye kubaho, aba akwiye gushyirwa hanjye. Rero abo ngabo bagitsimbaraye hakurya hariya, wenda igihe with the time ndibaza ko uko ibihe bigenda imbaraga zizagenda zishira, hari n'igihe gikemura ibibazo. Ndibaza ko nabo igihe cyabo kizagera, ariko ntabwo umuntu yabura kuvuga ko nubwo bose baba bari hariya, hariho abagera aho ngaho bagasubiza ubwenge ku gihe, ariko nabwo biturutse mu mbaraga nyinshi cyane, nabwo na approach ya yindi ya leta yacu na leadership ivuga ko buri muntu wese ni ukumugerageza, abantu bakamuha amahirwe. Harya rwarakabije yaje ryari 2003. Muri 2003 twashatse contact ya General Rwarakabije niwe wari chef d'état major general wa FDLR. Nta wundi wari umuri hejuru kereka abanyepolitiki, ariko mu rwego rwa gisirikare niwe wari top. Yari yagiyeho asimbuye uwitwa Bemera wihaye gutera 2001, amanuka hano mu Birunga, ageze hepfo hariya Kabere turamufata n'abapfumu b'abagore 5 ngo bamuraguriraga. Abapfumu b'abagore yari afite mu Birunga hano 5, nibo bari abapfumu be, ngo nibo bamubwiraga ko ari gutera agafata igihugu. Bamuragurira nabi, amanutse ageze Kabere hariya arafatwa. Afashwe rero nibwo Rwarakabije yamusimbura. Amusimbuye tubwira His Excellency, turamubwira tuti uko tuzi Rwarakabije na kera, kuko twabaga tubazi bose, nubwo twarwanaga guhera 1991 na 2003 no guhagarika jenoside, buriya twabaga tuzi abofisiye bakuru bose, twabaga tuzi nuko batekereza, twabaga tuzi ababi cyane, ababi buhoro, twabaga tubazi, twabaga tuzi ngo bakosora ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Aroise Ntuwiragabo ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Anatole Nsengiyumva ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Colonel Rutayisire ni umwirasi gusa, ujya mu kabara agahagarara ku magaze ya byeri kuko yari afite amafaranga menshi. Bose twari tubazi, twabaga tuzi bose uko twagendaga turwana nabo. Turamubwira tuti Rwarakabije uko tumuzi ntabwo ari umuntu mubi cyane tutakumvikana, tutavugana. Urumva ntabwo twari tunaniwe kumureka ngo agume mu mashyamba cyangwa nta n'icyo ari kuzadutwara kirenze icyo ba Omega bakora. Aravuga ati niba mumuzi muvugane nawe. Undi muntu wari ukomeye twashakagayo, wari ukuriye iperereza muri FDLR yose, wari ukuriye iperereza, urwego rw'iperereza muri FDLR yose, yitwaga Colonel Murenzi Evariste. Colonel Murenzi turagerageza
ubu Colonel Murenzi ni division commander muri RDF, niwe uyobora division ya gatanu. Colonel Murenzi nawe tumutumaho ubwo ariko abana be ba Colonel Murenzi nabo RDF yabarihirwa amashuri. Ubwo akuri iperereza hariya turwana, ariko abana be barihirwaga amashuri na RDF, ntabwo ari ya buruse ya leta, na RDF yabarihirwaga amashuri. Bigeze kubasanga hano Musanze, babasanze Musanze, kamanda wari uhari asanga umugore afite abana ntibiga. Aramubwira ati abana n'abana, ati n'abana ba Colonel n'abamurenza ari hese abamashyamba ya Kongo. Umufisera avuga ati wowe umusirikare nkanjye, ati buriya abasirikare tugira ibibazo bimwe, ati ubwo abana n'abigisirikare, abana tubarihira amashuri. Umwe mu bahungu ba Colonel Murenzi twarihiye amashuri yarangije senior 6 mu Rwanda, ari mu ba mbere mu gihugu, abona buruse ya leta ajya kwiga muri Amerika. Ubu arangije PhD muri microbiology, arakora research ku miti ya cancer. Ni umuhanga cyane, sinzi ko n'abanyamerika bazamutusubiza, ariko yambwiye ko we narangiza neza nta handi azakora atari mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Na mushiki we nawe ubu ngubu ari muri Amerika arakora masters. Murenzi nawe wari ukuriye iperereza muri FDLR nawe araza arataha. Bose uko baje bajya mu gisirikare, bajya mu ngabo. Ya integration security sector form y'Abongereza batubwiraga izamara imyaka 5. Twebwe turayikora mu buryo bwacu bwa Kinyarwanda kandi ikoroha cyane, nta kintu na kimwe kivunanye, nta kintu na kimwe kimvune kirimo. Twagiye kugera 1999 kubera intambara z'igicengezi n'intambara zabaye nyinshi cyane hakurya hariya turwana na FDLR, twabaga dukeneye abarwanyi benshi cyane. Muri integration twakoze 1999 RDF in total twari 52,000, ndabazi jewe imibare ndayizi neza. Mu gihumbi kimwe muri 52,000 twari dufitemo 36 bya XFR integrated. Muri iyo mibare ni ukuvuga ko byageze 99 XFR iruta RPA original in numbers, barabizi ba commanders. Ku buryo iki kigo cya demobilization na integration, niba mugiye muri records zanyu muzasanga demobilization yarafataga uyu yari mu XFR. Icyo gihe ababaga demobilized ntabwo babaga demobilized nka baca mutoba, babaga demobilized nka RDF, kandi ugasanga bose ari wari RPA wari XFR, baraba demobilized kuri criteria imwe. Niba akuze, niba ari ikimuga, niba afite uburwayi, nibyo ngibyo niko byari bimeze. So iki ngiki kitwereka ko ya ideology y'ingengabitekerezo ya jenoside na ideology iri fake, na ideology artificial yarigishijwe irafata, uyihaye n'umwanya yafata. Ariko at the same time urebye ukuntu RDF yubakiye ku bumwe bw'Abanyarwanda, noneho mu gisirikare tukavanga abasirikare bakarwana izi ntambara zose,
niho ubonera ko ya ideology y'ingengabitekerezo n'intwererano ntabwo ari kamere y'abanyarwanda, ariko mu byumve ko integration ntabwo ipfa kwikora, no, ntabwo ikintu nk'icyo kiremereye cyapfa kwikora. Nta nubwo ari kubaza buri musirikare wese wa RPA ukamubaza ngo uratekereza iki kuri integration ngo bose ngo bari bayishyigikiye, no. Ubwo tugaruka kuri cya kibazo cya leadership. Niba leadership ikwemeje, leadership ikavuga ngo niyo policy nuko mugomba kubikora, uba ngabo barabe integrated. Niba mara kuba integrated bagasohoka bakavangwa mu ngabo, arabona uyu mwanya akawumwapointinga akagutegeka, ndi bwami ubaye chef d'état major wa gendarmerie, wowe warwanaga nawe General Bagabo ndetse yakurasiye ku musozi wa Jari, dore uri kimuga uracumbagira, aragutegeka ube jeturwa. Bagani wari jeturwa, wari umwungirije, murabibona. Ariko Bagabo yarashitse ku musozi wa Jari ahagarika jenoside, ukuguru baraguca, muramubona uko agenda. Uwamurashe ni Koloneli Ndibwami, mu mezi 3 akoze training hariya igako, avuyeyo His Excellency ati Ndibwami ubaye chef d'état major wa gendarmerie, wowe Bagabo Ndibwami yarashe uramwungiriza kandi murakorana neza. Ibi tuvuganye ibintu by'abantu, Bagabo sisi nguyu niyungirije Ndibwami se twamukuye Kimisagara yihishe muri parafo, abandi bahunza ba XFR, akavamo yambaye igitura kasuti cy'umutuku, kamujyanika ko mu mezi 2 araza abashaka d'état major bashanda. Bagabo barashwe ahagarika jenoside, Ndibwami yakoraga aramwungirije kandi bagakorana. Nta yindi process ya yindi ya security sector reform yagomba kumara imyaka 5 ngo guhanagura mu mutwe ingengabitekerezo ngo bikazafata igihe. Ibyo ntaho twari kuzagera, iyi ingengabitekerezo rero tujye tuyisegregatinga, tumenye uko iteye. Ingengabitekerezo hari abayemera 100%, nk'abo ba leaders, ari abo bari Burayi minister yavugaga, ari abo ba FDLR leaders barahari, ariko hakaba n'abandi baherekeza babandi, kandi koko babandi batwara bugwate ubabwiye uti ica kanaka umwanzi w'umututsi barakwica, barica, ariko barica kubera ko bafashwe bugwate cyangwa se kubera ko ari ubujiji babatoje. U Rwanda 94 nk'uko rero nababwiye, biragoye gusobanura uko rwari ruteye naho rwari kugana iyo hataba za mbaraga nababwiraga, kuko byari bigezeho abantu mu kwezi kwa 7 hari fatigue y'intambara, UN yamaze kugenda, hasigaye bakeya, zone turquoise nayo yananiwe kwinjira Butare, yananiwe kwinjira Gitarama. Hatangiye kuza ibitekerezo bivuga ngo Rwanda ariko uwarusaturamo 2 guhera ibyumba kugera Bugesera, ari ibitekerezo. Urumva ikintu kigiye kuvugwa gukorwa, hatangira ibitekerezo bigasakiretinga mu bantu biyita ngo experts ba region, batabanyarwanda ntabwo bazashobora kubana, ntibazashobora kongera kubaka iki gihugu
nimureke dukate ibyumba tumanwe Bugesera west tuhashyira abahutu, east tuhashyira abatutsi. Uko bari kuvangura abo bantu nibyo ntumva, uko bari kushobora gukura bamwe aha n'abandi aha, iyo exercise ariko ni ibitekerezo. Ni ukuvuga ko icyo gitekerezo bwacyo kikwereka uko igihugu bari bamaze kukivaho ko ntacyo cyari cyo. Buri gihugu cyegereye u Rwanda gifateho agapande, noneho abanyarwanda badizorovingire mu bihugu binini ku buryo ntaho bazahurira kongera kwica. Ubugande butware amajyaruguru, abarundi batware ahabegereye, abatanzania batwara ahabegereye, wenda na Kongo itwara hasigaye. Bati icyo gihe solution y'ikibazo cy'u Rwanda izabibonetse kubera ko ntaho umututsi n'umuhutu bazongera guhurira. Ubwo bumvaga ko ari solution. Ni ukuvuga ko nta munyarwanda wari uhari icyo gihe. Ariko nizambaraga nababwiraga zikomeye cyane, zikomeye zakoresheje, ntabwo ari imbaraga zari zoroshye. Habayemo gutakaza ubuzima, habayemo kwitanga kugira ngo ya FDLR igere aho igeze. Colonel Bora yatubwiraga imibare yo ntabwo tuyitaho, urumva ko imibare yavanze, harimo na nyatura ya zakavukira zahari, kuko FDLR yageze aho ngaho ifata kariya gace kose, ifata kariya gace. Ahubwo iyo urebe ko ari ikibazo kiriya ideologiko gikomeye cyane, FDLR yafashe North Kivu, ifata Rucuru, ifata Masisi, ifata Kare, ifata Warikare, ifata kugeza Fizi. Nta wundi mutwe uyirusha imbaraga. Icyo gihe ari ikomeye cyane pe, ikomeye ku buryo abantu bose bayiyobokaga, abami bakayoboka. Muri Kongo ubwami buracyahari, hari ubwami bukomeye cyane, hari ubwami bukomeye muri Kongo. Institutions eshatu nizo zikomeye cyane, zikomeye: Kiliziya Gatolika, ubwami n'abapfumu. Birakomeye ku buryo nta muntu ushobora kwibundi cyangwa kugirira n'abundi babaza ngo barakorugura apfa. So ibyo bigakipinga justice. Kiliziya Gatolika irakomeye cyane, ariko n'abami barakomeye. Abo bose FDLR yarabategekaga, ariko ntabwo byigeze byitwa balkanization. Nta wavuze ngo ni balkanization, kandi FDLR yari yarahakase pe ihategeka. Nta wayirushaga imbaraga, ntibari hari yose bose barabizi. Guhera Fizi ninde wabaneshaga, Warikare ninde wabaneshaga, nta wabaneshaga bose. Masisi, Rucuru nta wavugaga, na Fariyo Fazi bakabana. Ariko tubyemere ko nta choice yindi dufite nk'abanyarwanda, nta choice n'imwe dufite nk'abanyarwanda uretse gusigasira cya kindi dufite nk'ubukire bwacu. Icyo dufite n'abana, ubumwe bwabo no kubabyazamo imbaraga, kubaha quality, akabaho igihugu cyacu kizahera gikira. Niyo choice yonyine dufite. Ibindi byose bagerageje mwarabibonye ko nta cyavuyemo. 59 nta cyavuyemo, 63 nta cyavuyemo, 73 nta cyavuyemo, 90 nta cyavuyemo, 94 nothing. FDLR se n'abayishyigikira baza ngo bazane ikindi ntibishoboka, ntabwo byaba. Niyo cyose dufite nuko ibi bitekerezo byiza byo gukunda igihugu, by'ubumwe bwacu, tuyoborwa na leadership yacu, byaba transgeneration, bikava kuri generation imwe bijya ku yindi, biva kuri generation imwe bijya ku yindi, kugira ngo twubake igihugu cyacu. Kandi batazababeshya abanyarwanda imyumvire yabo iroroshye cyane, iroroshye cyane ku buryo
usibye abo baba baramugaye ariko abandi we can testify nta kibazo. None se niba barahaga umuntu bakamuha batayo iri 3 bya 4 X5 kuki atagerageye yo mashyamba kure ngo imuhinduke imurase, kuki yarwanaga akayirwanisha kandi bazi ngo bararwana n'ubundi na FDLR, kuki batamuhinduka? Ibyo umuntu ashobora kubyibaza. Ubwanjye nigeze kuba ndwara n'abacengezi hano muri iyi misozi ya Birembo, ndwara n'abacengezi hano muri iyi misozi ya Birembo. Mfite abasirikare bakeya, mfite ama-escort make, hari 2001 mu kwa gatanu. Ngira ngo nayo mfite ama-escort nka 20. Abandi basirikare bagiye hirya no hino. Ndi ku musozi wa Birembo hari imisozi yo hakurya ahangaha. Abacengezi bazamuka Nyamutera baza baje kuntera kandi bari benshi, nta nubwo nari kubakira. Ngiye kubona mbona haje abana benshi cyane nka section y'abasirikare, section y'abasirikare 12. Mbona baraza nabo mbita abacengezi. Bagiye kugera hafi baratwibwira, baravuga ngo no, ngo turava muri 67 battalion, ngo turava muri 67 battalion. 67 battalion yabaga ahantu hitwa Kabarebe muri Kongo i Rwanda, ariko abo ngabo bari barahawe impushya zo kuza, bari barahawe uruhushya. Indege hari ukuntu yabazanaga kuko bari bamaze igihe kinini bari ku rugamba, ari ukuntu indege zabazanaga bakaruhuka nk'akaruhuko k'ibyumweru 2. Barivuga bati turaba 67, ariko nikavukire baho. N'abacengezi bari banteye bavanye mutera nabo nabaho ngaho. Ngiye kubona mbona abana baraje barivuga bati turaba 67 section n'imbunda zabo, baraza baradusanga. Urumva kuba wari ufite section ebyiri ukongeraho indi, abacengezi bakaza, turwana n'abacengezi turabatsinda. None se kuki abo bana baje, kuki bataje baturasa? Kwari kavukire baho n'abacengezi kwari kavukire baho. Nuko bari bamaze kugira identity, bari bafite identity, bari bazi ko ari ingabo z'igihugu. Nuko bimeze. So FDLR rero iri hariya, threat yayo nayivuze na ideology y'ingengabitekerezo, ariko icyo nzi nuko nta base nimwe ishobora kubona mu Rwanda hano. Nta base yabona, ariko kubera ko ari cancer buriya ugomba guhangana nayo ikiri kuri stage 1. Cancer iri kuri stage 1 stage 2. Cancer ntabwo urwana nayo igeze kuri stage 4. Iyo igeze kuri stage 4 urwana nayo bimeze nk'igihumbi 1994. Buriya twarwanaga guhagarika jenoside, cancer yayo iri kuri stage 4. Stage 4 nta cyuburamira. Niyo mpamvu ya ideology ya genocide tugomba kuyirwanya aho iri hose, n'abayishyigikiye bose. Hano babonye abantu benshi bashaka gutanga ubuhamya, hari n'ubundi ntagenda ntababwiye pe. Hari intambara zigeze kuba kure cyane ya hano ahitwa Kitona. Noneho turi ku kibuga cy'indege, abasirikare uko iyo Rwanda ugenda wohereza abasirikare bitewe n'ibitero aho biturutse, ugenda bohereza. Still ndaho Kitona ku kibuga nisanga nsigaranye abasirikare bakeya 60. Ariko nkaba nizeye ko natumije indege mu Rwanda bagiye kunyoherereza umusada cyangwa se abandi basirikare bamfasha.
naho mu Rwanda byakomeye, hari intambara y'igicengezi hano mu majyaruguru n'ahandi hose yabaye nyinshi cyane ku buryo abasirikare ni bakeya. Abo bashoboye kunyohereza kubona n'ubundi n'abari mu gicengezi, kuko abo twafataga b'urubyiruko mu gicengezi twahitaga tubinjiza mu gisirikare. Banyoherereza indege ya mbere, indege ngiye kubona mbona baravamo, mbona havuyemo umufisiye sinzi ubaho ari mu ex-fire, nawe nibwo yarakinjizwa. Mbona havuyemo umufisiye, mvugana nawe numva mu ex-fire. Sashobora bakakohereza mu ex-fire, ntabwo biba byoroshye. Ubwo ariko urumva ni 9 n'umunani n'imitekerereze natwe ntabwo ibintu birafata neza. Ni ukuvugisha ukuri, impungenge ntabwo zishobora kubura. Bavamo mu ndege, bavamo, mbona nta musirikare n'umwe warapiye uvuyemo. Indege irakubanuka isubirayo, mbona ni abacengezi gusa. Abenshi babakuraga Nyamutera hano, abandi babakuraga Gakenke, abandi bavaga Ngororero. Uko babasakumaga bafasha abacengezi bakabinjiza muri RDF, kuko twarabazaga ese mwarubyiruko murarwanira iki? Ntacyo bazi. Abazi icyo barwanira ni babandi ni ya ideology. Bo bababaza uti se murarwanira iki? Murashaka se kujya mu ngabo z'igihugu? Ngo yewe nimujyemo. Ubwo amaboko nuko buriya abari mu gicengezi nuko batakaje amaboko, kuko abo barwanishaga twe twarabafataga tukababwira tuti murashaka iki? Bati ingabo z'igihugu, tukabashyiramo. Ubwo haje indege ya kabiri, bavamo, mbona bose n'abacengezi. Urumva nari mfite 60, umwanzi aje gutera ikibuga aho ndi, ariko abasirikare banyoherereje bo kumfasha n'abacengezi gusa, no mu ex-fire umubayoboye w'umusovyetu, kuko bavugaga ikinyarwanda tubumva. Ubundi nomare uko byakabaye bimeze, niba koko iyi ngengabitekerezo ya genocide ifite ireme mu Rwanda, ifite ireme itari artificial nkuko nayise, abo bana bazanye b'abacengezi ubundi bakabaye barambutse bakansiga bakagenda, bagasanga bariya bagahindukira bakandasa. Uretse ko nanjye namenye ubwenge, nanabashyize ku ruhande rwabo bonyine. Babandi 60 banjye nabo mbashyira ku rundi ruhande. Ndavuga nti bariya nimbona bambindutse, ndafata abanjye ngiye fatize. Nanjye nari niteganyirije, ariko uko umwanzi aze nkacungana nabo kureba niba bari bwambuke. Ariko umwanzi uretse ko ari aho nagize impungenge nyine, kubera ko umwanzi yageze hafi ntibarase, ari ndagera hafi ntibarase. Ndavuga nti byarangiye ubu ngubu ntabwo. Ariko bo niko bari urumva ntabwo bari abasirikare batojwe, bo bari baramenyereye bya bindi byo muri izi ntoke, bakora igicengezi bakakurindira ku nzu bakakurasira hafi. Nubwo rero ibyo bashaka gukora, kuko umwanzi baramuretse ageramo muri metero hafi 30, baramudoda pe, baramudoda, baramurasa, turasa umwanzi aragenda. Twamurangije nko mu masaha 6, ku buryo twatetse n'imfungure turarya, tubyina ikinimba, dufata inzira turigendera. Rero ibi bintu byacu by'igihugu cy'u Rwanda ni ukubyitondera, bikeneye abantu b'abashakashatsi kuzabyiga neza, kuko biri mu rujijo rukomeye cyane, ni naho umuntu agera aho ngaho akavuga ati iyi ngengabitekerezo y'intwererano abantu bayihagurukiye bakayirwanya yaranduka burundu, yashira, kuko ntabwo iroreje mu Banyarwanda. Ni ikintu cy'icyadukira cyaje, uko cyaje abantu barakize mu mateka yacyo. No kukirwanya rero
nabyo ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye. Ariko icyo narangirizaho ni ukongera kubwira urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rwacu, urubyiruko the best ideology yonyine yakumvikana izasustaininga iterambere ry'iki gihugu no kubaho kw'abanyarwanda mu gihe nta kindi kintu dufite cy'umutungo kamere cyangwa iki, nuko tuzasigasira ubumwe bwacu, tugakunda igihugu cyacu, tugaharanira ko abantu bacu bagira quality izateza igihugu cyacu imbere, kandi bikava kuri generation bijya ku yindi generation, niyo sustainability y'iterambere ry'igihugu cyacu. Ibindi byose bavuga ntawe byasiga, nta muhutu, nta mututsi, nta kinamutwa, mu mateka y'abyera. The ZOOM TV24